Muraho neza, nongeye gusuhuza nimba uzi kuri kunkurikira. Ushobora kuba utazi ko ufite email nubwo ushaka ushobora kuba utazi ko ufite YouTube channel kandi uje kureba ino video ngiye kukwereka uburyo bushyashya cyangwa uburyo bwiza bwo kwafungura YouTube channel neza mu buryo bukwiriye n'uburyo bayisetting. Ubundi ikibazo cyo gufungura YouTube channel ahubwo ikibazo ni ukuyisettinga. Buri wese afite YouTube channel nubwo waba ubizi waba utabizi, ahubwo dore ibanga ririmo ni ukumenya uburyo wayisettingamo. Nibyo ngiye kuba nagufashamo aka kanya. Reka nkwereke uburyo nagufasha rero. Mbere na mbere kugira niba ufite na YouTube channel kugira ngo rero ukuntu bimenya, uraza ukananditse hano handitse ngo wafunguye YouTube channel application ya YouTube. Uhakandi urahita ugira muri screen. None wagiye muri screen urahita uzukanda urahita ubona handitse ngo your channel cyangwa none urahita ubona handitse ngo your channel kuri view channel. Nkwereke nusa harimo view channel amiho nka gutya, umenye ko usanzwe ufitemo YouTube channel. Urahita uyibona, urahita ubona abasub ufiteho 0 subscription cyangwa se ikindi kintu. Hanyuma reka tuvuge yuko utayifite marusa ngo ufite, ariko nimba rugeze kugira ahantu tera comment umenye ko ufite YouTube channel, wabyanga wabyemera niko bimeze. Reka nkwereke rero, niba ushaka gufungura inshyashya ugatuvuga ati ngiye ndashaka gutangira A0 nkafungura email yanjye nshyashya, ibyo ngibyo niba ushaka kumenya uburyo wafungura email neza ubwo ndabishyiraho ku musozo. No, reka nkwereke kubona ari ibintu ntakunda by'akavange by'imvange. Reba gutya itubanguka cyane niba uzi gushaka gufungura email nshyashya mu buryo bwiza, utazi gufungura email cyangwa se ubizi ariko ugashaka kumenya uburyo wayifungura neza. Urahita uza hano gutya muri comment, ahangaha gutya muri comment rwose ni urahita ukanda honyine, urahita ubonamo link isa ubururu, niyo ngiyo ni ya WhatsApp, ukaba usabwa kuyijyamo ukahita ubona kandi ka link. Reka twihute cyane twigendere ubwo ibyo nashaka kukwereka mu kimbo cyo kuba twatangira. Reka dutangire no gufungura. Tuvuge urangije kuba wafungura email birarangiye, sibyo? Okay, niba umaze kuba wafungura email ari byo usanzwe ufitemo email cyangwa se ari bwo bwa mbere yifunguyemo cyangwa wafunguye indi nshyashya, uzaza ukande hano kugira ngo ukiremo iyo email nshyashya. Uzayizuwa wakande, numara kuwakanda uzihita ukanda handitse ngo switch account. Kuri switch account utishyiramo iyo email nshyashya wari wafunguye neza cyane. Hanyuma utuze ukande ushyiremo ya email uyiterekemo uyikandeho. Numara kuyikandaho rero sasa uzagaruka hano wongera ukande hano, uzasanga bimeze gutya. Uketinga cana ubwo twabitangiye, uze gutya hano ukanda handitse ngo uhakande. Numara kuwakanda uzahita ubona hano handitse ngo create channel. Uri kubibona dore ngaha handitse ngo create channel, ukanda handitse ngo create channel. Nubona handitse create channel urahita ugira ahantu hameze gutya. Ahambere bahita babikwereka, bagahita kwereka username wari usanga ufitemo, bagahita bayigeneratinga n'ahandi yayo. Iyo ushaka kubinda, ushaka kwita irindi zina ryawe ushaka atari bibaguhaye, uhita uzugakandamo gutya ukahita ukandika izina ushaka kuba wakandika, uvuga ati nshaka kuyita ngo wenda ngiye nshaka kuyita Prove TV. Niba maze kubyandikamo uko mbishaka ngo urahita nza nkandanditse ngo save. Ahita nkanda kuri save, njye ndashaka kuyita kuriya nyine kuri rubireba niyo channel yanjye. Ahita nkanda kuri save. Ninkanda save icyo gihe babikunze bahita bambwira yuko iri biweze kuba visibility kuri all users. Yego ubu twagiye. Neho hari ikindi kintu bita handle. Handle ubundi ni urutirigongo rwa YouTube yawe. Ino handle name ushaka kuba waza ukayihindura, ugakanda kuri change kuri kano kantu k'akabike ugagakandaho ugashyiramo handle name yawe. Nk'ubu ngubu ino handle nta muntu uyifite, ndabizi nta muntu uyifite, ariko ushaka kuyikoresha bahita babikwereka. Reka tuvuge ko nshaka gukoresha Profit 250. Nshaka gukoresha Profit 250, dore ukuntu byagenda. Bahita bambwira ko iyo handle yafashwe. Kuko iyi handle yarafashwe birumvikana. Kwa ko yanafashwe rero niyo mpamvu batari buze kubyemera, bahite bamereza suggest y'ibindi bintu nakongera kugira ngo mbashe kuba nahabwa iyo handle imeze gutya. Ariko ibaye wayishegera iyo ushaka kuba kongeramo kandi kanyuguti runaka, nongeye imaka ngaka se nta wundi muntu wayifashe. Tuvuge ni urugero kuri handle nyine ni izina, ni izina rya channel yawe n'ubundi ubona ko narifashe, ariko nongeye ngashyiramo indi cyangwa se akandi kantu kari kose kayitandukanya, bahita babyemera. Nuko nguko bikora. Hanyuma ugahita ukanda kuri save. Ifoto udafite logo ako kanya urayireka, ubiretse gutyo nta kibazo udafite logo ako kanya. Ariko uyifite cyangwa ufite ifoto ushaka guhita ushyiraho, uhita ukanda no kuri aka gafoto, bagahita kuzana ugahita allow, ugahita ukanda kuri gallery, ugahita ukanda kuri gallery hano gutya kujya bakujyana mu byuma byawe bya phone, uhitemo ifoto ushaka. Wamara kuyihitamo ugahita ukanda kuri set as profile picture, ugahita wakanda gutya. Icyo gihe bahita bikunda ibamaze kuba yageraho. Okay,
then noneho uhita ukanda handitse ngo create channel. Iyo umaze kuba wabisoza ukanda kuri create channel. Ubu channel yamaze kuba yaba created. Ubu ngubu ufite YouTube channel nk'abandi bose, umaze kuba wajya ku isoko ry'abantu bafite YouTube channel. Ibyo ni kimwe sasa. Ese ni iki kindi ukora nyuma yo kuba umaze gufungura YouTube channel? Ni gute babigenza? Niba umaze gufungura YouTube channel gutyo urayicreatinze, cyangwa se urarebye gutya usanzwe wari usanzwe ufite YouTube channel nk'uko twakundi twagiye tukabireba, dusanga twari dufite YouTube channel bimeze gutya. Ese ni iki cya kabiri kiba gikurikiyeho ubundi mu by'ukuri? Ni uko uploading, ni ukumenya uburyo uploadinga video, uburyo settinga YouTube channel yawe. Rero ngiye banyita Prophet 250. Akari ko buryo mweretse bwo kuba wareba uburyo wafungura YouTube channel, akaba dutangiranye rero. Icy'ingenzi kizakurikiraho, nzakwereka uburyo none usettinga YouTube channel yawe kuburyo uzajya nyiri ubona views, ugatangira urugendo rwo kuzamura YouTube channel yawe. Ngiye video nzishishaho buri munsi. Ibiganiro bya YouTube ni buri munsi saa 12, saa 5 na ni saa 5 na saa 11 cyangwa saa 12 za nimugoroba. Gusa n'igihe nshyiramo 3, nzizemo video 3 ku munsi, ubwo bari mu gitondo saa 3:20 na saa 5 na saa 12. Gushyiraho video rero ntabwo buri abakoresha hano nubwo abandi babikoresha gutya, gusa ntabwo ari byiza habe na gato. Ukuri ntabwo ari byiza habe na gato. Nushaka kumenya uburyo ba uploadinga video neza, uzabinyandikira hasi. Ukanze kuri wire, ukanda kuri wire using this app, ukabikora gutya. Sasa rero ntuzacikwe na video ya kabiri none y'uburyo wa settinga channel, byandika hasi muri comment iti urakoze. Gusa nugira ikibazo nababwiye uburyo bigenza. Reba muri video description harimo link ngo niki gikurikiraho iyo umaze gufungura channel. Niki gikurikiraho? Igikurikiraho uraza guhita ubibona video description dore baha. Dore muri video description uza gutyo uri kureba video, ukahita uzuga kandanditse ngo more, kuri more gutya ni wita ukanda. Ukahita ubonamo video zose nasizemo, ukahita ubona iyo ushaka, uhita ugakanda kuri aya magambo gutya, ugahita ubonamo iyo video ati niki gikurikira iyo umaze gufungura YouTube channel. Urahita ubonamo ako link karimo karaba kaka video, tugakanda uhita ukomeza. Si ibintu byoroshye koko, ni ibintu byoroshye cyane. Bivuga kuza kujya muri group ya WhatsApp uhawe ikaze.